ni ijambo ryahindura ubuzima. Hari umuntu wambajije kuzasubiramo amagambo yavuzwe n'umugabo Robert Kiyosaki. Ndavuga ni nanjye rwose, ntabwo namurenze ingohe kuko ararenze. Niyo mpamvu nahisemo gukora igice cya kabiri cy'amagambo yakozwe cyangwa se yavuzwe n'uyu mugabo w'umuhanga cyane Robert Kiyosaki. Iki ni igice cya kabiri cy'amagambo ya Robert Kiyosaki. Ubundi amazina ye nyakuri ni Robert Toru Kiyosaki. Bamwe bavuga Robert Toru Kiyosaki. Yavutse ku itariki 8 z'ukwezi kwa kane mwaka w'1947. Ubu ngubu afite imyaka 73. Yavukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu nguyu ni umucuruzi, ni n'umwanditsi w'ibitabo. Yanditse igitabo gikomeye cyane nigeze kubabwira ngo Rich Daddy Poor Daddy, data ukize na data ukennye. Iki ni kimwe mu bitabo bye birenze abantu bose bagisomye barumiwe kuko kirarenze. Yashakanye na Kim Kiyosaki, ni umwe mu bagabo barenze kabisa ku isi. Rich Daddy Poor Daddy ni kimwe mu bitabo buri muntu wese yashakisha. Amaze kwandika ibitabo birenga 26, harimo iki ngiki cyabaye mpuzamahanga, cyagurishijwe amakopi arenga miliyoni 41 zose. Kiri mu bitabo byakoze records zikomeye cyane ku isi cyo kugurwa cyane. Nta kuntu rero uyu mugabo yaba ataravuze amagambo yahindura ubuzima. Ndagerageza kuyavanga n'aya mbere, hanyuma wenda mu cyumweru gitaha nzabagezaho n'igice cya gatatu kuko ararenze. Uyu mugabo niwe wigeze kuvuga ngo niba utazi ahantu ushyira amafaranga yawe azagucika yigendere, asanga bazi icyo kuyamaza. Arongera aravuga ngo impamvu abantu benshi bananiwe kugera ku ntsinzi cyangwa se byabananiye nuko bananiwe gutsindwa inshuro zihagije. Burya iyo watsinzwe inshuro nyinshi nibwo ushobora kubona impamvu zo kugera ku ntsinzi. Impamvu abantu benshi bananiwe kugera ku ntsinzi nuko bananiwe gutsindwa inshuro zihagije. Kiyosaki yaravuze ngo iyo utsinzwe biba bivuze ko hari icyo wakoze. Iyo uri gukora uba ugifite amahirwe yose mu biganza byawe byombi. Ikibi ni uguhagarara. Yaravuze ngo niba utekereza ko byose ubizi, mu by'ukuri ntacyo uzi. Aravuga ngo ingano yo kugira icyo ugeraho ipimirwa mu ngano y'icyizere ufite ngo ugere kuri icyo ngicyo ushaka kugeraho. Icyizere ufite niba giciriritse n'ibyo ushaka kugeraho ubwo biraciriritse. Icyizere ufite niba gikomeye ibyo ushaka kugeraho ubwo birakomeye. Hanyuma Kiyosaki yaravuze ngo abantu benshi batangira ubucuruzi kugira ngo babone amafaranga. Gusa burya gushaka amafaranga ntabwo ariyo misiyo y'ingenzi mu buzima. Amafaranga ntabwo ari igitego, amafaranga si intsinzi kuri Kiyosaki. Amafaranga nta giciro wayaha. Agaciro gaturuka ku nzozi wakabije ubikesheje amafaranga wakoreye. Niba inzozi zawe ari amafaranga, menya ko misiyo yawe kuri iyi si usa naho utazi misiyo yawe kuri iyi si. Ntabwo uzi ikintu cyatumye uza kuri iyi si niba misiyo yawe gusa ari amafaranga. Kuri Kiyosaki amafaranga ntabwo ari igitego, amafaranga si misiyo, si intsinzi, nta n'igiciro wayaha. Ahubwo agaciro kayo gaturuka ku nzozi wakabije ubikesheje ya mafaranga wakoreye. Wow, iri jambo uzi ukuntu rikomeye. Inzozi wakabije ubikesheje amafaranga, izo nizo zibarwa. Ako niko gaciro k'amafaranga. Hanyuma aravuze ngo ubuzima ni umukino aho ushobora gutsindwa cyangwa ukiga. Arongera aravuga ngo niba ukiri muto iga cyane kurusha uko ukorera amafaranga. Ariko niba imyaka iri kugusiga korera amafaranga cyane kurusha uko wiga. Hari umuntu uri gukabakaba mu myaka runaka nka za 40 ugasanga nibwo atangiye gutekereza ibintu byo kwiga. Niba ukiri muto iga cyane kurusha uko ukorera amafaranga kuri Kiyosaki. Ariko niba imyaka iri kugusiga korera amafaranga cyane kurusha uko ujya kwiga. Arongera aravuga ngo abantu b'abanebwe nibo bonyine batekereza ko ubuzima bugomba kuba bworoshye. Aravuga ngo inyungu yo kubaho muri sosiyete yisanzuye nuko twese dufite amahitamo yo kuba abakire cyangwa se dufite amahitamo yo kuba abakene cyangwa hagati y'ibyo byombi. Burya icyemezo ni wowe bireba. Icyemezo cyose kiri mu biganza byawe. Ushobora guhitamo kubaho kandi ukabibamo. Bob Marley wabivuze neza ngo ubuzima bimeze nka filime.
ubuzima bumeze nka filime, buri wese ashobora guhitamo agace yakinamo. Ushobora gukina filime y'ubuzima uri umukire cyangwa se ukayikina uri umukene, byose biri mu biganza byawe byombi, ushobora guhitamo icyo ukinamo. Kiyosaki yaravuze ngo niba inzozi zawe ari ugukira, tekereza ibintu binini kandi ukora itandukanirizo. Arongera aravuga ngo itandukaniro rikomeye ry'abakire n'abakene ni uburyo bahangana n'ubwoba n'uburyo bakoreshamo igihe. Uburyo ukoreshamo igihe n'uburyo uhanganamo ubwoba nicyo kintu gitandukanye umuntu w'umukire n'umuntu w'umukene. Uburyo abakire bahangana n'ubwoba mu buryo bukomeye, uburyo abakire bakoreshamo igihe nabyo bitandukaniye n'uburyo abakene bagikoreshamo. Nta muntu uhangana n'ubwoba unakoresha igihe neza ushobora gukena kuri Kiyosaki. Hanyuma aravuze ngo niba utajya wishima, ndakubwiza ukuri ko nta mafaranga uzabona yazatuma wishima. N'ayo mafaranga uhora urota nuyabona ntabwo azigera gushimisha. Niba utajya wishima, ndakubwiza ukuri ko n'amafaranga uhora urota nuyabona ntabwo azagushimisha. Ibyishimo ni amahitamo. Niba utabasha kwishimira na duke ufite, n'ibyo ushaka gutunga ntabwo bizigera bigushimisha. Yaravuze ngo ushobora gukora amakosa, ariko niba ubasha kwigira muri ayo makosa azaguhindukira ubwenge bw'ingenzi bwo gukira no kugera ku buzima bwiza. Nta muntu udakosa, buryo ushobora gukora amakosa, ariko niba ubasha kwigira muri ayo makosa azaguhindukira ubwenge bw'ingenzi bwo gukira no kugira ubuzima bwiza. Uyu mugabo yaravuze ngo abahombyi baca intege cyane bagenzi babo, ariko bakaba isomo rikomeye n'icyitegererezo ku bantu bagera ku ntsinzi. Yaranavuze ngo nta nzira rusange yo gukabya inzozi, buri wese agira inzira ye. Nawe washakisha ahantu uzabinyuza, washakisha inzira uzabinyuzamo. Abantu bake nibo bashobora kumenya ko amahirwe aremwa. Ntabwo amahirwe akwizanira, ahubwo urayarema. Kiyosaki yaravuze ngo buri kibazo cyose uhura nacyo kiba kihishamo amahirwe utazi. Arongera aravuga ngo amafaranga akabiriza umuntu wari usanzwe uri we. Umuntu nagahindurwa n'amafaranga. Umuntu ntabwo aba mwiza kuko abaye umukire, mbisubiramo. Nta nubwo umuntu aba mubi kuko abaye umukire, ahubwo aba asanzwe ari mubi, hanyuma aya mafaranga akamufasha kuba mubi kurushaho. Ahubwo umuntu aba asanzwe ari mwiza, amafaranga noneho akamufasha kuba mwiza kurushaho. Ntabwo umuntu ahindurwa n'amafaranga. Hanyuma aravuze ngo kubivamo nicyo kintu cyoroshye gukorwa. Burya kubivamo, kuva ku bintu nicyo kintu cyonyine cyoroshye kubikora. Gusa kuri Kiyosaki arakubwira ngo mbere yo kubivamo ujye ubanza utekereze kabiri, kuko kubigarukamo nicyo kintu kigoye mu bikorwa. Kubivamo biroroshye, ariko kubigarukamo mbere yo kubivamo ujye ubanza utekereze kabiri kuri Kiyosaki, kuko kubivamo biroroha, ariko kubigarukamo bigakomera. Uyu ni umwanditsi ukomeye isi yagize. Yaravuze ngo iyo utereranwa cyane, burya niko amahirwe agusanga rimwe na rimwe ntubimenye. Bakunda abantu bagutererana ugasanga uri nyakamwe, imiryango ukabona yaragutereranye, inshuti zakuvuyeho, ibintu byose wagerageje urabona biri kwanga, ukisanga uri nyakamwe. Burya ngo cyagihe abantu baba bari kugutererana cyane, burya amahirwe ngo aba ari iruhande rwawe, ariko ntubimenya. Wowe uhugira kuri ba bantu bagutereranye cyangwa se bya bintu byagutereranye, ukirengagiza yuko hari amahirwe ari aho ngaho iwawe, aho hafi yawe. Uyu mugabo yaravuze ngo ejo hazaza hawe hazagerwa n'ibyo uri gukora uyu munsi, ntabwo ari ibyo uzakora ejo. Ejo hazaza hawe hazagenwa n'ibyo urimo uyu munsi, ntabwo ari ibyo uzajyamo ejo. Yaravuze ngo aho waba uri hose amahirwe arakuzengurutse, ukeneye gusa kubasha kuyabona. Nibyo ndimo nababwira ngo burya ahantu utuye, ahantu uba, nta hantu hamwe ku isi hataba amahirwe. Ahantu hose waba uri hari amahirwe, ahubwo abantu bava mu rugo, bakava muri karitsiye, bakava ahantu batuye, bakajya guhigira amahirwe ahantu atari. Ugasanga umuntu avuye iriya agiye ahandi, nyamara asize amahirwe akangari ahantu atuye. Burya ucunze neza aho hafi iwawe, aho hafi yawe haba hari amahirwe. Nibyo ndi bavuga ngo usiga umugeni wa bugufi ukajya kuraruza icyomanzi. Iyo ngiyo kure kure, usiga ibiryoshye mu rugo iwawe ukajya kubishakira ku baturanyi.
usiga ibyishimo mu rugo ukajya kubihigira ahantu bitari. Aho waba uri hose amahirwe arakuzengurutse, ukeneye gusa kubasha kuyabona, gufungura amaso. Uyu mugabo aravuze ngo umururumba ni kimwe mu bintu bituma abantu benshi badakira. Arongera aravuga ngo urufunguzo rwo kubaho ni cya gihe uba ushobora kwishima, waba utunze cyangwa udatunze, waba ufite amafaranga cyangwa utayafite, ukabasha kwishima. Urwo ni rwo rufunguzo rwo kubaho. Yaranavuze ngo data w'umukire yigeze kumbwira ngo twese dufite imbaraga zo guhitamo. Nahisemo kuba umukire kandi mbihitamo buri munsi. Burya buri wese afite amahitamo mu ntoki ze zose zo guhitamo icyo ashaka kubaho. Yaravuze ngo nugakorera amafaranga, reka yo ubwayo ahubwo agukorere. Amafaranga nakaguhake, nakakubera umwami, ahubwo azakubera umugaragu. Ni igikoresho, ni nko gufata kontaki ukayishyira mu modoka ukatsa ukagenda. Amafaranga iyo agukoresheje araguhindura, ariko iyo uyakoresheje wowe urayahindura ukayakoresha uko ushaka. Niyo uyabuze ntabwo bikugiraho ingaruka, ahubwo iyo agukoresha noneho ukayabura nibwo usara ugasanga umuntu yanakwiyahura. Ariko iyo uyakoresha uzirikana ko rimwe na rimwe amafaranga araza ubundi akagenda. Hanyuma Kiyosaki yaravuze ngo imwe mu ntenge nini mu buzima ni ukudashobora gusaba ubufasha. Imwe mu ntenge mbi nini mu buzima ni ukudashobora gusaba ubufasha. Hari abantu bateye gutyo, bafite iyo ntenge, bafite iyo defo, akaba adashobora gusaba ubufasha. Iyo ni intenge nini cyane. Ubuzima ni abantu, ubuzima ni ugufashanya. Hanyuma yaravuze ngo iyo ibihari bibi, abakorera amafaranga nibwo bakorera menshi. Burya abakire bungukira mu bihe bikomeye. Uzi abantu bungukira mu bibazo by'abandi. Uzi abantu bungukiye muri COVID-19, muri corona, muri guma mu rugo. Iyo ibihari bibi, abakorera amafaranga nibwo bakorera menshi. Hanyuma yaravuze ngo ujye ureba ibyo injiji zikora, ariko ukora ibitandukanye nazo. Yavuze ijambo rikomeye ngo aho udashaka kuguma ntukahasiga urwibutso. Hantu udashaka kuguma ntukagira ibisigisigi uhasiga. Ujye wirukanka, iruka. Ahantu udashaka kuguma ntukahasiga ibimenyetso. Uyu mugabo yaravuze ngo shaka uburyo bwose bushoboka unoze inkuru y'urupfu rwawe izaze yiyubashye. Uzi gupfa inkuru y'urupfu rwawe ikaza ari inkuru itiyubashye. Shaka uburyo bwose nunapfa abantu bazavuga bati kabisa inkuru y'urupfu rwawe izaze yiyubashye. Nakuntu inkuru y'urupfu rwawe yaza yiyubashye utarakoze ibigwi ku isi. Upfe abantu bakuvuge bavuga bati basi nubwo agiye nyine nta kundi nagenda, yakoze ibyo yagombaga.